Hari amakuru avuga ko mu minsi ya vuba hagomba kuba hari rutayizamu ukomoka mu bihugu byo hanze uzaza. Amakuru kuri rutayizamu ateye ate? N'umuntu uzava hagana he? N'umuntu ibye bimeze gute? Nibyo amakuru arahari. Ni rutayizamu uzava mu gihugu cya Brazil, akaba ari na rutayizamu ukomeye cyane ku buryo ntago ari umuntu uzaza gutyo gusa. Birasaba ko noneho nzajya no kumwiyakira byarimba na perezida mukuru akigerayo, namwe ndibwira ko muzamuhari. Ariko nuvuga ngo Rayon Sport irahishiwe, ntabwo ari impunha. Azaza agomba kugera aha bigenze neza nk'itariki 20 yaba yahageze, akaba abantu bakwiye kumutegereza bakareba, ariko n'ibyishimo kuri gikundiro yacu. Ubwo rutayizamu amakuru avuga ko ashobora kubisikana na Bimenyimana Bonfils Caleb, bivugwa ko yifuzwa n'ama equipe atandukanye mu gihugu cya Tanzania. Ubwo si we wenyine, Abdul Rwatubyaye, Muhire Kevin, abakinnyi bashobora gusohoka muri Rayon Sport bajya ahandi, bo bimeze gute? Kugeza ubu ngubu amakuru ya Caleb ni impuha, kuko nta equipe iradukontakta. Harimo izagiye zidusaba nka Enyimba, ariko ntabwo nawe ubwe yigeze akunda kujya muri Enyimba. Uyu munsi Caleb ni umukinnyi wacu ukiri muri Rayon Sport. Navuga kuri Kevin uyu munsi niho twanditse dusubiza ibaruwa yavaga muri Egypte imusaba kugira ngo azajye gukora test. Kevin azagenda ku itariki 22, amara ibyumweru 2 muri test. Uwo niwe mukinnyi navuga ko twavuganye na equipe ku buryo genda kuzura. Undi twavuganye ni Yannick mukunzi we, twamaze no kwemeranwa na equipe iri muri Swede, azagenda mu kwa mbere. Abo nibo bakinnyi mu buryo officiel. Rwatubyaye ntago nta kintu cyuzuye kiraba, aracyara ama contact, ariko nta kipe irashobora kohereza invitation kuri Rwatubyaye. Sinibuka yanditse mu kirimi cyabo kigoye, ariko ndaza kuyiboherereza. Noneho tugiye kuri kontra ya Robertinho, umutoza w'ikipe ya Rayon Sport. Biravuga ko ashobora kwerekeza mu ikipe ya Gor Mahia, batangiye n'ibiganiro nawe. Ese mwebwe ibijyanye no kumwongerera amasezerano mu bigezeho? Burya urabona abazungu n'abazungu, we yabonye amasezerano asigaje agomba kurangira n'ukwezi kwa 12. Abantu baramuhamagara, Gor Mahia yaramuhamagaye, banamuha na proposition, ariko arababwira ati jewe ndacyafite amasezerano na Rayon Sport, kandi aparama ni ikipe inshaka. Arampamagara nambwira ati ikintu kigaragara mfite amasezerano agiye kurangira, ariko bite ko mutamvugisha. Nge nari nzi ko automatique bizanarangira tukomerezaho, ariko biba ngombwa ko tumuvugisha, duha proposition ye, atubwira ibyo akeneye. Ahanini urebye nta nicyo twagabanije, ibyo yadusabye ni ibintu urebye revo uriya mutoza ariho, ntabwo yadusabye ibintu bihambaye, kuko afite urukundo rwa equipe. Ibintu rero twamaze kubiganira, twarabimwemereye byose uko yabishakaga. Hagiye harimo umushahara we, hagiye harimo twagomba kubona inzu, imodoka, amaprime ye, byose twabimwemereye. Uyu munsi rero niho umumanager we witwa Alex yanyoheje kontra. Ubu ngubu twayisomye, twasanze nta kibazo na kimwe kirimo, ibyo twumvikanye n'ibyo birimo. Hasigaye ko tuzahura tugasinya. Ndibwira ko namwe muzaba muhari, hanyuma ubundi Roberto akaba akazadusinyira imyaka 2, no kugeza muri 2020. President, hari match igomba guhuza Rayon Sport na APR Football Club ku itariki 23, match yo kurwanya ruswa, igikombe cy'umuvunyi. Hari amakuru avuga ko APR yamaze gusaba guhindurwa k'umukino. Mwebwe hari icyo mubiziho cyangwa murimo muritegura match ya APR? Kugeza ubu ngubu ntacyo barabitubwira, ariko turacyabyumva nk'uko yuko APR bitewe n'uko umutoza adahari yaba yaranditse isaba ko byahinduka. Ariko twebwe turacyakomeje imyiteguro, kuko ntacyo baratubwira cyuko yahindutse. Ariko yaba APR yaba n'indi kipe, twe turiteguye, nta n'ikibazo dufite. Kuri twe ni nishema guhamagarwa kujya gukinira igikombe cyo kurwanya ruswa. Ngewe numva ikipe yari yose bazadutoraniriza, urabona ko turi tayari, nta kibazo dufite.